Turabashuhuje cyane inshuti bakunze b'ijambo ry'Imana, bakunze b'ibiganiro byacu kuri no YouTube channel yacu kandi yanyu. Yewe ubasuhuza nitwa Pasteur Missionnaire Nyirabagenzi Alice. Imana ibaha umugisha cyane, ndabiyegereje n'ubundi muri bya biganiro dusanzwe dukurikirana hano, kandi uyu muyoboro ucaho amagambo meza yubaka ubuzima, akubaka n'ubugingo. Hano niho uzasanga kenshi amagambo ya Bibiliya duhuza n'amagambo yino mu isi aho utuye. Hanyuma haba kandi n'igicaniro cya buri mugoroba saa 2 z'umugoroba kugera saa 3, aho tuba turi kwinginga Imana, abanyamasengesho turi kwinginga Imana. Kandi turashimira wowe wakoze subscribe cyangwa sabone, Imana iguhe umugisha. Kandi nawe utarayikora upyonda aho ngaho kuri subscribe cyangwa sabone, kandi niwumva ikiganiro kikuryoheye ibyo ugerageza kucyoherereza abandi bantu kugira ngo ntiwizirikane uzirikane na bagenzi bawe. Turabasuhuje rero mwese aho muteraniye. Ushobora kuba uri kudukurikirana ufite ibibazo bikomeye cyane, Uwiteka abyoroshye. Wowe uri kudukurikirana urwaye, Uwiteka aguhe ubuzima. Nawe uri kudukurikirana uri mu nzira ugenda ugera amahoro, kandi Uwiteka abagurire imbago. Nkuko bisanzwe dutangira ibiganiro byacu tubanje kwiragiza Imana, kandi impamvu tuyisenga nuko tukiyikeneye. Tuyisenga twuzuye amashimwe y'imirimo itangaje yakoze, kandi tukayisenga tuyisaba kugira ngo ongere ikore ibitangaza, kuko ntijya irambirwa kumva. Turabe turi ntama zo mu cyanya cye. Kaze mu isengesho. Mana ishobora byose, turagushimiye cyane ko uri umukozi w'umuhanga. Izina ryawe ryera nirihabwa icyubahiro. Ndasaba cyane ngo ubwiza bwe bumanuke muri iki kiganiro tugiye gukora, kandi tunejejwe n'uburinzi bwe bukomeye. Watubambiye amahema, uraturinda, uturindana n'abacu n'ibyacu kugeza izi saha. Turashima izina ryawe ryera ko turi amahoro. Dusabye umwuzuro wawe n'ubwiza bwawe muri iki kiganiro kugira ngo gikore ku mitima ya benshi, kandi cyubake imitima ya benshi. Umuntu wese ugiye kucyumva agira ikintu yunguka, agire n'ikintu atoramo. Turagushimiye kutangirana natwe kandi ugasozanya natwe, mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amen, amen. Yesu abahereza umugisha cyane. Turagira ngo uyu munsi tuganire, turashaka kureba ibintu bikwereka ko watangiye kurwara agahinda gakabije. Mu ndimi z'amahanga bavuga ko ari depression. Dore bikwereka ko watangiye kurwara agahinda gakabije. Abantu benshi muri no minsi bafite ibibazo ku buryo kwiyakira bibananiye. Abashomeri bamwe kwiyakira byarabananiye, abantu bafite amadeni bamwe kwiyakira byarabananiye, abo bafungiye insengero bamwe kwiyakira byarabananiye, ababuze urubyaro bamwe muri bo kwiyakira byarabananiye, abahorana ibigeragezo kwiyakira byarabananiye. Hari indwara rero muri no minsi yugarije abantu, kandi no mu basenga yarahageze, indwara yitwa agahinda gakabije cyangwa depression. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibimenyetso biranga ko ufite iyo ndwara y'agahinda gakabije, kandi turaza no kureba uko twarwanya iyo ndwara. Turaza gusoza tureba uko warwanya iyo ndwara we wagaragaweho n'ibi bimenyetso. Turaza gusoza tukugira inama uburyo warwanya iyo ndwara y'agahinda gakabije, kandi ntimugaheranwe n'agahinda. Jya umenya kuyakira. Paul aravuze ngo urwane intambara nziza, Kristo n'imbaraga zawe. Umuririmbyi umwe wa 385 aravuga ngo murwanyi we guma mu ntambara, ariko urugamba ruzashira. Kandi mbwira umuntu wese uri mu ntambara ko agomba gutuza agategereza Imana, kandi akamenya kurwana urugamba adasaze, atajagaraye, utarinze kunywa imiti yo kwa muganga. Imana rero kugirire neza, ikaze mu kiganiro. Dore ikikwereka ko watangiye kurwara agahinda gakabije. Icya mbere ni uguhorana umubabaro cyangwa kwiheba, ntiwigirire icyizere.
guhorana umubabaro buri munsi, buri saha, buri munota, buri manywa, buri joro, ukumva ufite umubabaro utazi aho uturuka, kandi ukumva umubabaro ufite wanarira, ukumva n'uwakuvuga gato warira, ukanavugurira, waba urimo unaganira uvuga ibintu byiza ukarira, waba urimo unavuga amagambo yakwitwa ko ari meza ukarira, ugahorana umubabaro mwinshi cyane no kwiheba, ukumva urashaka kwicara ahantu hatari abantu, ahantu tumva ijwi ry'inyoni, ahantu tumva radiyo, ahantu tumva, hamwe niyo ufite abana cyangwa umugabo wumva ushaka kwifungirana nko mu cyumba ukiheba, ukumva kwiheba nicyo kintu usigaranye, kandi kwiheba ni ikimenyetso cy'intege nke zo mu bugingo n'umubabaro, guhorana umubabaro no kwiheba no kutigirira icyizere. Cyo nicyo kintu cya mbere kiranga umuntu ufite agahinda gakabije. Kandi ku bantu basenga, iyo wageze aho ngaho ni ikimenyetso cy'uko wagize intege nke muri wowe utagisenga, kuko na Bibiliya irakubaza ngo ese niki gituma urira? Umwami wawe yarapfuye. Niki gituma urira? Niki gituma utaka nk'umugore ufashwe n'ibise? Umwami wawe yarapfuye. Na Bibiliya kandi ikavuga ngo munyikoreze amaganya yanyu yose kuko nita kuri mwe. Uba wageze muri levo wambuye Imana ibibazo, wambuye Imana amaganya, wabyikoreye, wigize nkaho ubishoboye kandi ntabwo ubishoboye. Icyo rero ku muntu usenga ni ikimenyetso cy'uko wagize intege nke, utakizera Imana, wisenga nkaho idashoboye, wiririmbira nkaho idashoboye, uba mu nzu yayo nkaho idashoboye, kuko wageze kuri levo mbi cyane. Kandi iyi levo ni mbi cyane, guhorana umubabaro no kwiheba no kutigirira icyizere. Hano ubugeze ahantu habi cyane. Icyo ni kimwe kiranga umuntu watangiye kwatakwa na depresiyo. Icya kabiri, guhinduka mu byo ukunda gukora. Urambirwa ibintu byose. Ushobora gutangira koza ibyombo n'urugero bitararangira ukabireka, ugatangira gukora amasuku habura ibyumba bibiri ukabireka, ugatangira ubucuruzi ukajya utaha saa sita kandi akazi gasoza nimugoroba. Donc ukajya ureka ibintu watangiye, ukajya uhinduka mu bintu byose ukunda. Nimba wanakundaga gukina baro ugasanga wabiretse, nimba wakundaga gufata ingendo ugasanga wabiretse. Kandi tuze kugendana, ntabwo depresiyo irwara abakene, iki ngiki tukigendanamo neza. Iyi ndwara yitwa agahinda gakabije, ikintu kimbabaje muri no minsi ni ukuri kurwara n'abantu bakize, bafite ubutunzi, bakomeye, ubona nta n'ikibazo bafite. Ubundi iyi ndwara, nubwo mumbabarira uko ngiye kubivuga, ni indwara gakwiye kurwara abakene, abantu babuze ibirayi, abantu babuze minervare, abantu babuze ibyo. Ubundi iyo ni indwara idakwiye rwose kugera muri abo bantu, ariko kubera ibibazo byugarije isi na Satani utoroheye abantu no kuba mwaramuhaye urwaho, byatumye n'abakire murwara agahinda gakabije, byatumye n'abantu basenga murwara agahinda gakabije, byatumye n'abantu Imana yagiriye neza mwatakwa n'izi ndwara z'agahinda gakabije. Ingingo ya gatatu iravuga ngo guhinduka mu mirire no mu misinzirire. Yes, iyo nayo ni impamvu igaragaza ko watatswe n'agahinda gakabije. Guhinduka mu mirire no mu misinzirire, kubyuka kenshi cyangwa gusinzira cyane bikabije. Iyo watangiye guhurwa udatwite ni kimwe mu bimenyetso biranga umuntu wagize depresiyo. Iyo watangiye kumva usinzira ibitotsi nk'uwapfuye, ukumva ntushaka kubyuka, ukaba wamara iminsi 2 cyangwa 3 umva ushaka kwiryamira, cyo ni kimwe kikwereka ko watatswe cyane n'indwara y'agahinda gakabije. Hakaba n'igihe noneho ugira ibimenyetso byo kubyuka kenshi mu ijoro, ukaryama hashira umwanya nkaho wasinziriye, ukabyuka ukajya kuri telefone, kuri za TikTok cyangwa ibindi, ukongera hashira umwanya ukaryama, ukongera ukabyuka ukumva urashaka kujya kuzinga imyenda mu garde-robe, ukongera hashira umwanya ukaryama, hashira umwanya ukongera ukabyuka ukumva wajya gutegura gahunda y'ejo. Donc ubuzi bitotsi uraye muri ibyo, waratatswe tayari, waratatswe. Kandi mube hafi ndaza gusoza mbagira inama mwiheranwa n'agahinda gakabije. Cya kane, umunaniro udasanzwe. Umunaniro udasanzwe ugasanga uri gutonekara umubiri wose. Kunanirwa bibaho ku muntu wakoze, ariko hari umunaniro uri ku yindi level.
umunaniro udasanzwe ukumva niyo baturikiriza igisasi iruhande rwawe ntiwakwiruka. uwo ni umunaniro udasanzwe. Umunaniro udasanzwe mu rwego wikora ahantu hose ugatonekara, wajya no gukaraba wakoresha ga wiyoza ugatonekara, kunanirwa mu rwego wumva ushonje ariko kumva gufata ifurushe tukumva ifite ibiro byinshi cyane. Kandi abantu mwese hafi ya mwese muraza kwisangamo bene utu tubazo mutangire mukora umuti mukanya tuza kubarangira. Iyo watangiye kumva unaniwe, umunaniro udasanzwe, ukumva n'uwaguha ikizamini ngo bakubwire ngo manuka munsi y'urugo hari umuntu ugufitiye ideni akwishyure, ukumva ntubishoboye, ukaba wanamubwira uti ntacyo nzafata ejo. Cyo nacyo ni ikintu kiranga ko waratangiye kwatakwa cyangwa se kugira depresiyo. Icya gatanu kikwereka ko watangiye kugira depresiyo ni kwiyumva ko ntacyo uri cyo, cyangwa kwigaya cyane, kwibonaho amakosa menshi, ukiheza mu bantu. Bagutumira mu bukwe ntuboneke kandi uhari, bagutumira mu nama y'ababyeyi ntuboneke kandi uhari, wagira abashyitsi mu rugo baje gusura abo mubana ntuboneke kubasuhuza kandi uhari, ugatangira kwiheza mu bantu. Tayari icyo ni ikimenyetso kwiyumva ko ntacyo uri cyo, ntacyo ndi cyo, ntacyo maze, ndi intumbi y'imbwa, maze iki, subu nasigariraga iki, niyo mpfa, subu ngubu Imana yandemeye iki. Iyo watangiye kugera aho ngaho tayari ubugeze kuri level mbi cyane, mu kanya gato ushobora no kwiyambura ubuzima. Kwigaya, ntuzongere kwigaya kuko icyo ni ikikuranga ko watatswe n'agahinda gakabije. Cya gatandatu ni ukudafata ibyemezo no kwibagirwa. Kudafata ibyemezo no kwibagirwa, ukabyuka uti ese wajya mu kazi bukira utagiyeyo nta byemezo wafashe. Ese wajya gusenga uyu munsi uwakora ibi. Donc ibintu byose ntugira ibyemezo. Ese wasubiza umwana mu ishuri, ese uwamwihindurira. Donc nta byemezo ugira habe namba. Noneho no kwibagirwa rurageretse. Tayari ubwonko bwaratatswe, wagira ngo butangiye kwifromata, batiri ubwonko tayari yabyimbye, watangiye kwibagirwa. Uri gushaka ikintu ugifite mu ntoki ukazunguruka inzu ugifite, uri gushaka telefone uri kuyivugiraho. Ibi nimbivuga hari abantu nzi bijya bibaho, ukaba uri kuvugana n'umuntu ariko ukumva iyo telefone uri kuvugiraho wayibuze. Ukazunguruka inzu yose ushaka telefone kandi uri kuyivugiraho. Tayari waradeprimye, urufite agahinda gakabije, ukabura ikintu ugifite, ukabaka kubaza ikintu ari we wakibitse ugasanga urakibuze. Ibyo ni bimwe bikwereka ko watangiye kurwara indwara y'agahinda gakabije. Ikindi kimenyetso kibi cyane cya karindwi, kibi cyane kigayitse, ni ibitekerezo byo kwiyahura cyangwa ukifuza gupfa. Kwiyahura cyangwa ukifuza gupfa. Mwe nigeze gura no mu mama umwe arambwira ati maze umwaka nariyahuye kugira ngo mpfe byaranze. Mu mama mwiza kwera uteye neza. Mbaza ngo wabigenje ate? Yamize inshinge. Uwo muntu naramwakiriye n'amaso yanjye. Arambwira ati namize inshinge. Maze umwaka naramize inshinge, nariyahuye, nashatse urupfu ndarubura, usibye ko byarangiye mugiriye inama no gusanga abaganga, ariko sinzi ko byagenze pe. Nyuma niyongeye kumvugisha kugira ibi bintu byo gushaka kwiyahura, ukumva wakwiyahura kandi muri systeme, kumva kwera muri systeme batazamenya ko wanabikoze. Ugahora utekereza ibyo bipangapanga, ukavuga ute subu ni gute nabikora ntibazabivumbure. Ubu se nkwa kantu ninimanika mu mugozi ndatibaba. Ndaba ndi umupfu usuzuguritse. Ubu se kugira ngo nzabe umupfu wibashya ariko mfi, uwanywa kantu ko hari utuntu numvise bavuga, ugahora ubitekereza. Ni nkanywa se nkagaragurika, bakanjyana kwa muganga bakabibona, nkazuka bakabona ko nari niyahuye. Donc ugahora muri bije zo kwiyahura, muri bije zo kwifuza gupfa. Wampa ngo mpfe, nimba nari mpfuye gupfa bindutira kubaho. Tayari waradeprimye. Uwiteka akugirire neza cyane, akurwaza ubukiza. Uwiteka arwaza ubukiza rwose.
hanyuma tugiye kureba muri bibiliya ninde yagaragaje siko no muri bibiliya hari abantu bagize depression ndugu yangu no muri bibiliya hari abantu badeprimye bagaragaza n'ibimenyetso byo kudeprima neza bagira depression bibiliya aba bantu yarabagaragaje nitureba Eliya mu gitabo cya mbere cy'abami gice cya 19 nyuma yo gutsinda abahanuzi yaratotejwe abona ko ari we wenyine donc atangira kubona ko ari we wenyine iyo watangiye kubona ko ari we wenyine mama atagukunda umusaza batagukunda mukuru atagukunda umwashakanya atagukunda abo babyeyi batagukunda aho usengera batagukunda abaturanyi batagukunda muri groupe batagukunda iyo watangiye kugera aho hantu tayari utegura gupfa Eliya nawe niko byamugendekeye abona ko ari we wenyine usigahungira musi y'igiti cy'umurotemu ahunze Yezebeli ajya kwisabira gupfa kakanu muze kwibuka Eliya kamubayeho nawe ireva yigezeho yo kwisabira gupfa ariko birangira Uwiteka amutabaye amukorera surprise amukorera akantu gatuma depression ikira kandi niko nza kugusengera Uwiteka akuvure agahinda gakabije akuvure izo depression Eliya yavuwe n'Uwiteka depression kuko bamutekeye umutsima utaze ku makara n'amazi mu gacuma babishyira mu musego arya ibiryo atazaho byatekewe iyo ni motivation Imana iguha abantu babigufashamo bagusiripriza Imana iguha abantu bagufasha gutungurwa n'igitangazo utazaho giturutse ibi bintu bigenda bivura agahinda gakabije pe undi muntu wageze aho agira agahinda gakabije aranabivuga mu cyanditswe ni Dawidi nawe yaradeprimye ndugu yangu ntihazagira umuntu kubeshya nta utadeprima wikwigirira nabi tega amatwi nkurikire Dawidi muri Zaburi 143 umurongo wa 4 yaravuze ngo nicyo gitumye umwuka wanjye ugwira isari muri jye umutima wanjye ukumirirwa muri jye wamwumvise Dawidi aha yari yatangiye kugira amatake cyane no mu gice cya 5 Zaburi ya 5 umurongo wa 6 yego Zaburi ya 6 umurongo wa 5 kugeza ku wa 6 naho yaravuze ngo Uwiteka garuka utabara umutima wanjye unkize kubw'imbabazi zawe kuko upfuye atakikwibuka ninde uzagushimira ikuzimu nkaho yavuze ati gupfa unimfa se birakumarira iki ninde uzagushimira ikuzimu kuko upfuye atakibuka ninde uzagushimira ikuzimu kwa kundi ugeraho ubwira Uwiteka utuse nimfa bizakungura iki ubuse Mana arabonye numva mu masengesho basenga gutya ubuse mpfuye wakungukira he ubuse kwanyimye inzu bikuvuye iki wa Mana we ubuse abana banjye kuba babirukanye wungukiye he n'uburyo nagukoreye ubuse kuba mpeze mu bukode wungukira he ubuse ko mpfuye birakumarira iki bene ayo magambo aranga umuntu wagize depression tugiye ku musozo tugaragaza uko twarwanya depression ni gute twarwanya agahinda gakabije umuti wa mbere wo kurwanya indwara y'agahinda gakabije vuga ibibazo ntubiceceke vuga shaka umuntu gutega amatwi mu buzima nimba ubaho utagira inshuti yawe magara watekerereza wabwira ukavuga akagutega amatwi akajya yikiriza wagera hurira karira wagera huseka gaseka ari nabo depression zifata bakajya baseka ubusa hari n'abarira ubusa nimba mu buzima uri kuri level utagira n'inshuti nimwe nibibaho ariko n'umuroza agira umukarabyo mvuga ibibazo ntubiceceke ubivuge uhere ku murongo ibyo mu ishuri ibyo mu rugo ibyo mu kazi ibyo muri bene so gito uvuge ntubiceceke ejo nihaza ibindi nabyo bivuge wikwemerera ko umutima wawe uba stoke y'ibibazo bivuge vidura bisohore ntugire nabi musiga ejo nihaza ibindi nabyo sohora juhora usohora kuko uyu muntu uhora ucecetse mu buzima tutabona seka tutabona vuga uyu muntu aranagoye cyane kugira ngo akire no ndwara agahinda gakabije ariko mu buzima jye ugira inshuti umuti wa mbere n'uwo nguwo nutavuga tuzajya kona tubone urabastinze neza juvuga uwo ni wo muti wa mbere wo kwivura indwara y'agahinda gakabije
cya kabiri uko warwanya agahinda gakabije, koresha umubiri wawe, akazi kora, babize nimba utagira n'akazi kaguhemba hanze, babize ubyuka woza ibyombo, zinga imyenda, koropa, panga ibikoresho mu kabati, jya muri jaride upfura ibyatsi, fata umweyo ukubure, ube bize mu rwego utemerera gutekereza ibibazo byinshi ufite. Muri no misi hariho n'ibibazo nduguyangu, muri iyi misi hariho ibibazo abantu bageze mu rwego bagenda bivugisha, umuntu akayobiwe, umuntu ayirutse kuyobiwe rwose, ageze ubwo anahamagara mu rugo ati nimwakire muyobore motari. Bibwira ko ari umumotari uzanye ibintu kandi ni umumotari umuzanye. Bayobora motari bagiye kona babona ni nyir'uruguje. Batese byakugendekeye gute? Aracecekana n'ubu ntiyabisobanuye, ariko ni ikimenyetso cy'iki cy'agahinda gakabije. Ibibazo byarenze abantu mu rwego umuntu ayoberwa iwe, my dear. Koresha umubiri wawe, kora pe, nimba unatashe uvuye mu kazi kabandi, wikwemerera umubiri wawe kwicara, kora, babize. Cya gatatu, panga gahunda yo guhura n'uwo wiyumvamo. Pange gahunda yo guhura n'uwo yumvamo, ufite muri weekend ndagushaka, mu gitondo ndagushaka, yes, rumva mardi matin ndagushaka, utangire ugire guhura n'umuntu wiyumvamo, muhure kenshi, akuzubaze, uragenda ugira ikintu cyitwa ubuzima bwo gukira iyo ndwara y'agahinda gakabije. Icya kane, kwiga kunaniza umubiri. Urumva, kwiga kunanirwa mu buryo bwiza, ubwo ni siporo. Ariko ubundi reka mbaza abantu bankurikiye, ubundi guki mudakora siporo? Cyane cyane reka mbaze babarokore, bamwe batava mu myenda miremire, badakuna n'ibitambaro mu mutwe. Kuki mudakora siporo? Izo sukari munywa n'izo mayoneze murya, nuko kuntu mwirirwa mwicaye, none wa muziki mwakataga ko bazifunze, kuki mudakora siporo? Ninde wababwiye ko ari cyaha? Siporo ni umuti umwe mu bintu bivura indwara z'agahinda gakabije kugarije abantu. Uragenda wareba ibimama binini kuntu byitiginyura, ugatangira guseka, wareba bafite amabere yinganira ni wenda nibase ufuriramo iwawe, ugatangira guseka, wabona ufite ibicece byamurenze utiye, ugatata we aturi warandushije, ugatangira kumva mu bwonko hatangiye kuzuka, kuzanzamuka, ugatangira gukora nawe imyitozo y'abantu batoye, ukabona ishoboye uri munini, ya miziki bashiramo kwa kundi, ya magare bakaraga gutya, bya bindi bakwereka wigira gutya. Nukuri biri mu bintu, iri mikino n'imyidagaduro biri mu bintu bivura agahinda gakabije. Nimba ukunda gukina baro, nimba ukunda kwirukanka, gukina gati. Hari abadamu nigeze kubona mbona barimo basa nabikurura ku mutumba, abandi barimo bakina tayari, abandi barimo bakina gati. Nkabona muri komanteri hari abantu navuga ngo bari mu bwoko bw'injiji, barimo barabaseka, baramenasa amagambo mabi. Ariko nimba mwari muzi ibintu babaga barimo, biriya bintu nta ushobora guhurira n'agahinda gakabije. Hari ukuntu tujya bamwe dufashwa tugaseka, tugakora utuntu tukagira gutya. Twebwe jeweho ndi mu bantu batarwara indwara y'agahinda gakabije, kuko nzi umuti wabyo, guhora useka, kwishima, guhura n'abantu, kutaba bize mu bantu. Ntabwo je nanakarwara rwose, ariko ndi kukugira inama yagufasha. Ndashaka kukubwira icya gatanu. Jya mu migenzo y'umwuka, aho bateraniye mu kiliziya, urebe uburyo bashengerera, urebe uburyo igitambo cy'Ukaristiya, urebe bya mihango yo kuvuza inzogera, cyagi cyotero, ugenda urebe ababaramye baramya mu rusengero, bya bisirimba basirimba bagashinga agatebe gatoki, abandi bakagira gutya. Hariya nubwo bamwe bagaragaje ko bafite agahinda gakabije abantu bakora biriya, ahubwo ni mu buryo bwo kukivura. Urana umuti ukomeye cyane wo kwivura agahinda gakabije. Ujye guterana mu byumba by'amasengesho, ujye kwibuka iby'Imana yavukoze, ubane n'abantu bakunda kuvuga iby'Imana bakoreye, ukunda gukurikira ubuhamya bw'abantu bakunda kuvuga ibitangaza Imana bakoreye. Uzasanga harimo ufite ikibazo kimeze nk'icyawe, bizakubera ikinini gikomeye cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Ikindi nsorezaho shaka guhuza n'ubwenge bw'ino mwisi, genda ushake abaganga babyize, bizi bijyanye na counseling, bagufashe
bakuvure, bakuganirize, babikore kinyamwuga. Imana itugirire neza cyane. Dawidi ari mu bantu badeprimye, ariko ari no mu bantu bivuye agahinda gakabije. Ye binyuze mu kugaragaza amarangamutima, atangira kuvuga ngo nibutse iminsi ya kera, atangira kubyina, atangira kujya abwira umugore we ati ndashimira Imana yansumbishije so ikanyimika. Dawidi ari mu bantu badeprimye, ariko ari no mu bantu bivuye n'agahinda. Birashoboka ko ubwawe wakwivura agahinda gakabije kagakira burundu binyuze muri izi nama nkubihaye. Biranashoboka ko akagahinda gakabije gashobora gukira binyuze mu gushaka abaganga babyize bakagufasha. Ndagira ngo nkuko twatangiye dusenga, n'ubundi tugiye gusoza dusenga. Mana ishobora byose, turagushimiye cyane ko uri umwami w'amaboko. Sengera abantu badeprimye kugeza ubwo bamwe babura ibitotsi, abandi barara bicara babyuka bongera bahaguruka. Ibimenyetso byabagaragayeho, bamwe biyumvise muri ibi bimenyetso, ariko ndabasengeye Mana, ni wowe muvuzi ukomeye, naho bajya gushaka abaganga ariko ni wowe muvuzi ukomeye cyane. Ndasengera cyane aba bantu kugira ngo ubazanire gukira, ubazanire komera neza, imbaraga zawe zibabeho cyane. Ndahamagara umuti wo mu ijuru, kiza aba bantu agahinda. Urakoze Mana, ndagushimiye ko bazagaruka gushima kubw'imirimo itangaje bakoreye. Mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka Wera. Amen.